inshuti z'Imana ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo nk'ibisanzwe ndi Pastor Placide. Nanone Imana yongeye kugira ubuntu ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana, twongere kumva icyo Imana ivugana natwe. Shalom shalom, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Maho muri aho mumeze mute? Aho uri mu rugo bimeze bite? Aho uri mu kazi bimeze bite? Aho uri mu nzu utaha bimeze bite? Aho uri muzima cyangwa urwaye bimeze ute? Ese Kristo ameze ate muri wowe? Ese ubugingo bwawe buracyari buzima? Nicyo ngicyo ngira ngo ngufashe kubanza kwitekerezaho kano kanya, kuko iyo ubugingo ari buzima n'ibindi byose biri bizima, kuko uyu mubiri ubasha gukira rwose. Uyu mubiri ubasha gukira. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Kristo yaje ku isi agakiza indwara, kandi arije avuga ngo mbasigiye ubutware bwanjye bwose, ibyo muzakora cyose muzakora n'ibirenze ibyo nakoze. Rero urumva turacyafite igihe, turacyafite n'ubutware bwa Kristo ku buzima bwacu bwo gukora imirimo myinshi. Ndetse yaravuze ngo muzakora n'ibirenze ibyo nakoze. Yaravuze ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mubasha kubwira umusozi ngo shinguka utabwe mu nyanja. Ikindi, kwizera ni ikintu cy'ingenzi cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ni ryari umuntu ashobora kuba ari umuntu w'Imana, kandi ni ryari umuntu ashobora kuba yitwa umutambyi, kuko Yesu yavuze ngo ijambo ry'Imana tuvuga ngo yatugize abami n'abatambyi b'ubwami bw'Imana. Igihe yadupfiraga akatusubiza ubutware bwose bwo kuba abana b'Imana, yatugize abami n'abatambyi b'ubwami bw'Imana. Icyo nicyo tugiye kuganiraho, twumve ni ryari umuntu ashobora gupfapfana, yarangiza agapfapfana n'umutambyi, yarangiza akaba umutambyi w'umupfapfa, cyangwa se akaba umutambyi w'ikigoryi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Samweli wa mbere mu bice bibiri. Turaza guhera ku murongo wa 12, havuga ngo ibyaha bya bene Eli b'abatambyi. Kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Ndabasitagira ngo dusome uyu murongo wonyine, turagenda tuganira ibindi byisi. Sinshaka gusoma imirongo myinshi cyane iri buze gucangacanga abantu, cyangwa se iza gutuma abantu bajya kure. Ariko ijambo ritweretse ko ngo bene Eli bari ibigoryi, batari bazi Uwiteka. Iyo dusomye igitabo cya Samweli, dusanga igihe Hana yari yarabuze umwana, hari igihe yigeze kujya gusenga, akagishira agasenga, yaba ari gusenga, hakaza umutambyi wita Eli ngasanga ari gusenga ngo umuntu wigenganyega, ngo ariko ijwi ridasohoka. Waragishinga aramubwira ngo umugore, uzagezaho isindwe ryawe, uzagezaho gusinda, uzagezaho kunywa inzoga ku buryo uza mu nzu y'Imana wasinze, ukageza ubwo uvuga amagambo adasohoka. Ngo bigeraho Hana aramubwira ngo ntabwo umuja wawe nasinze, sinsinda, umuja wawe ni umugore w'umutima, ahubwo umuja wawe nshutse amaganya yanjye imbere y'Uwiteka. Kugira ngo ngwereke, Eli arangije aramubwira ngo genda, icyo wasabye Uwiteka kiguye. Ngo agezeyo arasama. Uri kumva ubutware Eli yari afite ubutware bukomeye. Ariko noneho tubonye ijambo ritubwira ngo bene Eli w'abatambyi bari ibigoryi, ngo kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Bari ibigoryi, ari abana b'abatambyi. Bari ibigoryi, nabo ubwabo bari barateganyijwe kuba abatambyi, kandi bari bamaze kujya kubuka ubutambyi. Hano hepfo batubwira inkuru guhera ku murongo wa 13 kumanura, ukuntu bene Eli bajyaga bohereza abaja babo ngo igihe ku gitambo bashyizeho inyama, bagazana ibintu by'ibifushiti bakajomba, bamara kujomba bagakuramo inyama nziza, bakazijyana bakajya kuzirya. Ngo barangiza bagafata abagore baje gutamba, bakabasambanyiriza ku ruhimbi, ndetse naho umurimo w'Imana rero. Ngubwo ubugoryi bwa mbere bw'abana ba Eli, bunagaragaza ko batari bazi Imana. Ahangaha rero ndagira ngo nkubwire ubugoryi bwa mbere, ndetse no kutamenya Imana kwa mbere, ni igihe cyose utigeze uha agaciro ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ushobora kuba umutambyi, ushobora no kwitwa umutambyi, ariko kuko utigeze uha agaciro icyo Imana yakwise cyo, kudaha agaciro icyo Imana yakugize cyo, kudaha agaciro icyo Imana yaguhamagariye, kudaha agaciro icyo Imana yakuremeye, kudaha agaciro icyo Imana igushakamo, ibyo biguhindura ikigoryi. Kandi atari uko utamenya, ariko atari kuva ku uyobewe Imana, ahubwo uyizi ku mazina ariko utazi imikorere yayo. Bene Eli bakabije ubugoryi kugera ku kigero basambanira ku gitambo, aho batambira basambanira ku ruhimbi, bagajya bafata ikindi cya kabiri, bakajya bafata inyama abantu baje ibitambo abantu baje gutamba, ngo bagateramo ifusheti bakirukankana inyama, bari bameze nk'abantu b'amayibobo. Bene Eli ntibari barigeze baha agaciro icyo Imana yabahitiyemo, ntibari bageze baha agaciro icyo Imana yizeyemo se.
bigera no ku kigero bateze se Eli urupfu. Samweli bakimara gutangira gucumura Imana yahamagaye undi mutambyi mushyashya uza gusimbura bene Eli. Ituma havuka umuntu witwa Samweli. Samweli akurira mu rugo rwabo, amaze gukurira mu rugo rwabo abatwara ubutware bw'ubutambyi kuko ngo yagendeye imbere y'Imana nk'uko bikwiriye. Ubupfu bwa bene Eli ntibigeze barinda amavuta ya se, ntibigeze barinda icyubahiro cy'umuryango. Icyo ni cyo kintu cya mbere bakoze, ntibigeze bamenya agaciro k'Imana yabo. Igihe Imana iguhamagare kuba umutambyi, ikakubwira ngo ugiye kuba umutambyi, ugomba kumenya amategeko n'amabwiriza y'Uwiteka. Bitabaye ibyo uhinduka ikigoryi, bitabaye ibyo uhinduka igicibwa imbere y'amaso y'Imana. Igihe cyarageze haza umutambyi abwira Eli, ambwira ngo ibyiza byose mwari mwarahawe Uwiteka bibakuyeho. Yari yarabahaye kurya ibyo mu nzu y'Imana, ibaha kurya ibyo mutaruhiye, ariko mwaranze mu ntera imigeri. Imana ibwira Samweli ngo nzakora ikintu muri Isiraheli, ngo amatwi azacyumva, ngo azacura injereri. Umunsi umwe urugamba ruraba, isanduku y'Uwiteka iranyagwa, abana ba Eli bose bagwa ku rugamba. Eli nawe amenye iyo nkuru yikubita hasi ahita apfa. Umukazana nawe wari utwite ahita akuramo inda. Biba birasohoye kubera ubucucu bwa bene Eli batigeze baha agaciro k'Imana yabahayemo agaciro. Ariko uzi kugira ngo Imana igutoranye mu bandi bantu bose kurebe utari mwiza kurusha abandi, utari igitangaza kurusha abandi, ikwimenyesha. Tekereza kuba wowe usobanukiwe ukabuza Imana kugeza aka kanya, ukaba uyizi kandi ukabuzi ko abandi bantu batayizi, batayifiteho n'amakuru na make, atari uko bayanze kuyamenya, ari uko batigeze bahabwa ububasha bwo kuyimenya. Wowe ukaba ubufite. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawubasha kumenya uwo mwana atari data umumenyesheje. Iki jambo rivuga. None niba data yakumenyesheje umwana ugakerensa uwo mwana, ugakerensa kugakiza, ugakerensa ubuntu Imana yakugiriye, warangiza ugahinduka ikigoryi. Ubundi bugoryi bukurikiyeho ni ubugoryi bwo kwita ku cyo inyungu ziva mu kuba umutambyi kuruta kwita gukora ubutambyi. Ni ukuvuga ngo bararebaga ko bati kuba turi abatambyi hazajya haza abagore beza tubasambanye, kuba turi abatambyi hazajya haza abantu bazanye amaturo menshi tuhite tuyibikaho, kuba turi abatambyi ibingibi tuzajya tubyibikaho, tugenda tubyibikaho. Byarangiye bibahinduye ibigoryi, bibagirwa umushingano, ahubwo bakurikira inyungu ziva mu nshingano. Birababaje kuba utangira kurya inyungu utararangiza no gushora. Basazisha nabi se sha, batuma apfuye nabi yari yarakoreye Imana. Uku ni ku mwana wese utashaka gukurikira Imana ya se. Dawidi ajya gupfa aravuze ngo Salomo mwana wanjye, ngo jya umenya Imana ya so, ngiyo yakoreraga bari uzajya ukorera. Yanumva ngo abana b'abapasiteri bajya bakizwa kuko bavutse basanga ngo iwabo bimeze neza, bavuga Imana babifata nk'ibintu birahunga. Ariko yaba mwari muzi uburyo agakiza ko kakira bigora, yaba mwari muzi bigerageza umuntu acamo kugira ngo agere ku kigero yitwa iryo zina, mwakabihaye agaciro. Yaba mwari muzi inzara irya abantu, yaba mwari muzi ibigerageza Imana icishamo abantu, mwagahaye agaciro kwitwa umwana w'umutambyi icyo ari cyo. Ubugoryi bwa bene Eli ni uko batigeze bamenye ko Eli yaba yarageze kuri uwo mwanya abashije kuba yarabaje kubaha no kugenda urugendo rurerure. Salomo amaze kugera ku bwami, muzi igihe cyose yarwanye na Sawuli, inzira zose yaciyemo arwana na Sawuli, umuhungu we Abusalomu ati ukavaho nkajya. Ntabwo uzi ikiranguzo byamufashe kugira ngo abe ari kuri uwo mwanya, ntabwo uzi imbaraga byamutwaye kugira ngo abe ari kuri uwo mwanya. Warangiza wowe ugakora ibyo ushaka gusa. Inshuti yanyu nagira ngo nkubwire, aka gakiza n'uyu Kristo twamenye ntabwo ari byo gukinisha. Biza byoroshye ukakira Imana ikwinginga, ukakakira nk'umunyenga, ariko ukatswe
umenya neza ko watswe amahoro uburinzi bwose bukuvaho ibyakutinyaga biragushoka warya mu gasingizo urarushikagurika ubwiza bwari bukuriho bukakuvaho icyubahiro cyawe cy'ikigoro kikakuvaho ibyo wibwiraga byose bikakubera imfabusa kubera yuko wakeresheje agakiza ugakerensa ubutambyi inshuti yawe nk'ibisanzwe ntabwo ndi butinde cyane ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuba ikigoryi ugakerensa ubutambyi Imana yaguhaye ni ikintu kibi cyane. Ndagira ngo guhera uyu mwanya wa none uhindukire niba unkurikiye uhindukire wongere umenye icyo Imana igushakaho kugira ngo ube umutambyi nyakuri. Erega ntabwo umutambyi ari pasiteri, ntabwo ari padiri gusa, nawe ubwawe waba umutambyi ku giti cyawe. Ushobora kuba n'umutambyi w'urugo rwawe, wa mama ushobora kuba umutambyi w'umugabo wawe, wa mugabo ushobora kuba umutambyi w'abana bawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa se nkagera kubuzukuruza n'ubuvivi b'abanyanga, ngo nkagira neza abankunda nkagera kubuzukuruza b'ibihe byose. Gusa ugura utari umutambyi w'umuryango wawe, be careful. Niba udashaka kugira ngo ubere amaso umuryango wawe kandi ubere amaso amavuta yawe y'umuryango, agakiza k'abakristo k'abana b'Imana n'abantu bamenye Imana, ugapfusha ubusa ugakenisha, iherezo ntabwo ari ryiza. Ntabwo ari kugukanga, ariko nanone harimo n'utuntu dukanganye, kuko ukuri ntabwo guhora ari kwiza iteka ryose, ntabwo kuryohera amatwi hari igihe kubabaza. Imana igumugisha rero, ikayusengere kugira ngo Imana ikomeze kwambika imbaraga zo kuba abatambyi nyakuri mu bwami bw'Imana. Mwami ndagushimira, ndaguhimbaje muri amasaha, ndagushimira neza n'ubuntu bwawe. Ndagushimye ko watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo adupfire ku musaraba, kugira ngo dukurweho ibyaha byose, ukatugira abami n'abatambyi b'ubwami bwawe, kugira ngo tugukorere kandi tukuvugire. Rero mu izina rya Yesu Kristo, ibituma abantu baba ibigoryi mu butambyi ndabyirukana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka umugayo dukurweho nk'abatambyi, ahubwo data mwiza no kuri tugukore nk'uko ubishaka kandi dukore mu gihe ushaka. Ubwami bwawe ukomeze kuza rero, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugira neza, imbaraga n'imbabazi zawe zikomeze kutuganza. Mwami ntudusige ntuduhane, haleluya, ahubwo ubuntu bwawe n'amavuta yawe n'imbaraga zawe byose bitumanukire. Ibyo byose mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom inshuti z'Imana, ndabakunda kandi ndabishimira kandi nshimishwa no gukomeza kubana namwe. Tukomeza kubasaba no mwakora subscribe kandi mugakomeza gusharinga ijambo ry'Imana, kugira ngo dufatanye uyu murimo w'ivuga butumwa, kugeza ivuga butumwa ku bantu bose, kugira ngo abantu ture kubahindukira bagahindukirira Imana, bakamenya ubushake bw'Imana kandi bakamenya no kuwugenderamo. Imana ibamugisha kandi ikomeze kubagira neza. Shalom shalom, yari Pastor Placide, Imana ibamugisha.